bajya bavanga umugabo mugaseka imbohe, ariko nayo ngiye kukubwira ngo hari ibintu ukorera umuntu uzi ko we bitakugeraho, ugafata umuntu ugahirikira hariya. Mu mategeko ntiyemerewe kuharenza amezi 2, wowe ukamuhamaza umwaka. Kenisa ati ibi bintu ko bigiye kuzaba mu nyumvishirize, ukibagirwa ko isi nawe ishobora kukwikaragiraho. Ahantu uba uri kuboreza abantu nawe ejo ukaba wahaborerwa, wahashyirwa ukaba. Hari igihe ukora ibintu ukumva ni ibya bariya nyine, ariko ejo isi ikakwibirindurana nawe ukisanga hahandi. Iyi ni Big Grace TV, ndi Marie Grace Bagambake. Ndi kubona hano imbere yanjye bari kuvuga ngo mu Rwanda hari hoteli enye, haryo ubone enye gusara, hari hoteli enye zongeye gufungwa. Ubusanzwe u Rwanda ruri gutera imbere muri domaine nyinshi, birushaho kuba byiza, ikoranabuhanga mu migirire, mu mikorere ya buri munsi, ariko cyane cyane ikintu cya serivisi kikanozwa kikaba nta makemwa. Ubu tuvugana rero hari izindi hoteli zafunzwe. Kubera iki? Kubera ko hari ibyo zitujuje, kandi urwego rw'ubukerarugendo n'amahoteli biri mu bintu bigomba kuba nta makemwa, kuko na ba mukerarugendo niho badukubitira ibirinete binini. Hari hoteli rero zafunzwe, ariko reka maze nkubwira ukuntu urwego rw'ubukerarugendo n'amahoteli mu Rwanda rwagiye ruzamuka rutera intambwe. N'impamvu ugomba kumenya yuko niba hari akantu katagenda neza ugirwa inama, ugakosorwa, ukabwirirwa icyo gukora. Wafunga umutwe bakaba bagufungiye by'agateganyo, wabikosora bakagufungurira, wakwanga wafunze umutwe bakagufungira na burundu. Urumva, iyi ni business y'ubukerarugendo n'amahoteli, ni business ireba n'igihugu. Niyo mpamvu utagomba kugenda ngo wicare ugereka ku kandi akaguru kandi ngo warubatse hoteli ngo baguhaye ngo inyenyeri zingahe, ngo ubundi utangire ujye utegereza gusarura amafaranga gusa ntacyo utanga. Guys, ugomba kuba utanga serivisi nziza mu buryo butandukanye usabwa. Urumva, hano ni ahantu ku bijyanye n'ubukerarugendo, niyo mpamvu nta kujenjeka. Niba ubyumva kimwe nkanjye kurikira. Ubundi mu 2018, reka bariho mpera wenda nihuta, mu Rwanda hari hoteli 669. Izo hoteli iyo wazigeragamo urebye muri rusange uko ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kibigaragaza statistique, ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare nicyo statistique uko kibigaragaza, muri izo hoteli 669 zabarurwaga mu Rwanda muri uwo mwaka wa 2018 zari zirimo ibyumba 13,802. Bigeze 2019 tugenda turushaho gusobanuka, amahoteli yariyongereye, zavuye kuri 669, 2019 ziba 836. Chambre ziva ku 13,802 ziba chambre 16,113. Si byiza? Tugeze 2020 hoteli zabaye 870, ibyumba 17,078. 2021 mu Rwanda buriya twari dufite hoteli 911 zirimo ibyumba 18,201. 2021, 2022 noneho byarushijeho kuba byiza. Hoteli zageze ku 1,189 zifite ibyumba 21,232. Ubu ndi kuva mu gihugu hose cy'u Rwanda. 2023 hazamo agatotsi ziragabanuka. Urumva, 2022 zari 1,189 ndavuga hoteli, 2023 ziba 1,175 zifite ibyumba 21,217 kandi 2022 byari 21,000 ibyumba 232. Urumva byagabanutseho. Ni bya bintu nyine bajya bavuga ngo nta byera ngo de, ariko nta kundi. Urumva ko umubare wa hoteli 2023 waragabanutse. Umubare wa hoteli muri 2023 wagabanutseho hoteli 14, ibyumba nabyo byagabanutseho ibyumba 15. Inkuru nziza ariko, inkuru nziza ni uko 2024 hoteli umubare wongeye kuzamuka.
hoteli zavuye ku 1,175 2023, nkubwiye ko zazamutse zihita ziba 1,460, ubwo tugeze 2024. Hanyuma 2024 izo hoteli 1,460 ibyumba nabwo byo obviously byariyongereye byabaye 25,330. aho turi dusobanuka. Ubugenzuzi muri urwo rwego rwo kunoza ubukerarugendo n'amahoteli buhoraho mu Rwanda kandi ni ngombwa, nawe wabyumva. Nawe iyo ufite famiye nziza isurwa igendwa, uhora wigenzura ureba ko nta bitagangurirwa, ureba ko nta kirahure cyajeho ivumbi, ureba ko imisego imeze neza, ureba ko matora zitahombanye, ureba ko igitanda kitagize tusa. Uko wahora wigenzura ugiye kwakira abashyitsi, niko n'amahoteli bagomba kugenzurwa, kuko u Rwanda rwacu ruragenda amanywa nijoro. Ubwo rero muri urwo rwego, iyo hari hoteli igaragaje agatotsi muri serivisi runaka, runaka, nta n'imwe itagize ikivuze muri uru rwego rw'ubukerarugendo. Nyiri hoteli aregerwa, akaganirizwa, akagirwa inama, akakosorwa, bikagera no ku rwego rimwe na rimwe rwo gufungirwa by'agateganyo, byakwanga agafungirwa burundu. Ubu tuvugana rero, uri kumbaza ngo bifungwa nande, bikorwa nande, haba habaye izihe ni urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB, ni rwo rubifite mu nshingano gukora ubugenzuzi, ni rwo rufite ububasha bwo kugufungira by'agateganyo, ni rwo rufite ububasha bwo kugufungira burundu, ni rwo rufite ububasha bwo kugufungurira niba wujuje ibisabwa nk'uko mwabyumvikanyeho, mwabimenyeshejwe. Reka nkubwire rero ko ku itariki 4 z'ukwa gatandatu 2026 hari hoteli enye zongeye gufungwa, ariko noneho ni by'agateganyo. Ngiye kuzikubwira nihuta. Muri Kigali hafunzwe by'agateganyo Century Park Hotel na Residence ibarizwa i Nyarutarama, ubwo se ebyiri. Naho mu karere mu ntara y'Amajyaruguru hafunzwe hoteli ebyiri, imwe mu karere ka Gicumbi Dove Luxury Hotel, niyo mu karere ka Rulindo Highland Resort Limited, ubwo ni mu Majyaruguru. Urumva aho hafunzwe ebyiri, mu mujyi wa Kigali ni ebyiri. Hanyuma mu Burengerazuba hafunzwe hoteli imwe yo mu karere ka Rubavu, Nengo Eden Park Hotel. Izo nizo zabaye zifunzwe kuri uyu wa 4 z'ukwa gatandatu 2026, zafunzwe by'agateganyo kubera ko nyine hari ibitameze sawa. Baba bareba iki kugira ngo bagufungire by'agateganyo cyangwa se burundu? Baba bareba ibijyanye n'imicungire y'amahoteli muri rusange, isuku, umutekano muri rusange, ubuziranenge bw'ibiribwa, ireme rya serivisi, abakozi, ibikoresho, etc. Ibyo byose birarebwa bigahabwa amanota. Wajya munsi y'umurongo, mbese nko mu ishuri wabone sheki zikaba ziguhiriyeho, bakagufungira by'agateganyo cyangwa bagafunga burundu iyo babona rwose ukabije. Aha hantu ni ku ndorerwamo y'igihugu. Aha hantu mu mahoteli ni muri bandebereho. Ntabwo aho umuntu ibiryo birimo akantuza ngo uzavuge ngo nagafotora akagapostinga ngo bizagaruka. Hano ni kuri wambonye. Niyo mpamvu nta kujenjeka kurimo, ariko icyiza iyo wubahirije ibyo mwavuganye, ibyo bakweretse, iyo ubikosoye baragufungurira, ukongera ugakora, ugatera imbere, ukiteza imbere. Hanyuma Kenisi na Mutabaruka babyutse bibaza akantu nanjye kanteye kwibaza, izi transit center, ibi bigo bifungirwamo abantu by'agahe gato, bari kuvuga bati ahari hamwe na hamwe ntago bishobora kuba biba bigirwa ibigo bya munyumvishirize. Ubundi mu gihugu cyose cy'u Rwanda hari transit centers 28 zifungirwamo abantu by'igihe gito, bano baba bafashwe nta byangombwa, baba bagize gute. Niba tuvuge hari nk'akarere numvise saa 12 abantu bataba bemerewe gutwara amagare, niba bagufatanya iryo gare wenda bashobora kuritwara cyangwa se bakakujyana ariko mu gitondo bugacya utaha, mbese n'ibintu nk'ibyo biciriritse. Ariko nk'uko kuri TV1 na Radio 1 babivugaga,
ibi bintu uko byarenze droit de l'homme irihe? Bavugaga transit center ya Rwamagana hari ababyeyi babuze abagabo babo bafungiyemo, hari umaze amezi 4, hari umaze 6, hari umaze umwaka, hari n'uwo bavugaga wamazemo imyaka 2 aza yarahinamiranye, atabona, atagenda, atagira ati yarahinamiranye kubera ikibazo cy'ubucucike. Izi transit center, ibi bigo bifungirwamo akanya gato biri hirya no hino mu gihugu 28, iki kibazo cy'ubucucike ni ikitarusange. Hose kivugwamo. Hanyuma noneho ikibazo Kenisi na Mutabaruka bibazaga, urebe nawe transit center y'iwanyu niba atari ko bimeze, baragufata bakagushyiramo, nta gikurikirana, nta dosiye, ntaki. Abantu abo banyamakuru bakibaza bati ribu ibiri hehe? Kuki umuntu afunga umwaka 2 nta dosiye? Ubundi umuntu yakagombye gukorerwa dosiye niba koko hari icyaha yagirizwa, agashyikirizwa ubushinjacyaha akaburana. Amezi 6, 7, 8, 9, 10 umwaka. Nk'uko numvise nka Mbonye Umuvunyi Rajab, meya w'akarere ka Rwamagana, yavuze yivuye inyuma ko muri transit center y'iwabo ngo abantu bidashoboka ko bamarayo amezi 3. Iyo ni avi y'umuyobozi, ariko ba nyir'ubwite bo bafitemo abantu bamazemo umwaka, amezi 9, amezi 6. Nta dosiye, nta gikurikirana, ntaki uvuga kandi dufite droit de l'homme. Ubu nk'abavoka ntibakwiye kwikora bakajya kuburanira bari abantu, kuko hari niho indorerwamo y'ubutabera ireberwa, bakajya kuburanira bari abantu. Hakunda kuvugwa kwa Kabuga, wenda muri iyo nkuru bari bavuze transit center ya Rwamagana, ariko kwa Kabuga naho bijya bigira. Urugaga rw'abavoka kera ko rwaburaniraga abantu, kuki batajya muri izi transit centers? Nka Jean Claude Kwitonda uvugira ikigo cy'igororamuco NRS avuga ko ngo nta muntu ugomba ukwiye kurenza ngo amezi 3 muri transit center. Ariko se ngo iyo bibayeho ngo habaho ngo gukurikizwa amategeko ngo akarebwa, ariko nta muntu wakagombye kurenza ayo mezi 3 arimo. Niba afite icyo aregwa yashyikirizwa, yakorerwa dosiye agashyikirizwa ubucamanza, bene we bagashaka avoka, yaba afite icyaha kuko kajyahanirwa, yaba asaba imbabazi akazisaba, ariko kujugunya hariya. Kenisi akavuga ati ibintu uko bigiye kuba mu nyumvishirize amaherezo azaba yahe? Jean Claude Kwitonda uvugira NRS ati ntawe ugomba kurenza amezi 3. Mbonye Umuvunyi Rajab meya akavuga ati muri transit center y'iwacu nta muntu urenza y'amezi 3, kandi hari abafite amaze y'amezi 9, abamazeyo ngo umwaka, abamazeyo abavayo barahinamiranye, abavayo batabona kubera ubucucike ku zira zabaye gereza. Transit center y'iwanyu bimeze gute? Ni ikibazo nagira ngo umfashe kugira kumenya nawe, ariko abantu niba bagufasha bakakujyanamo, menyeshwa ibyo wagirizwa. Niba koko hari aho biteganijwe mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, ushyikirizwa urukiko, uhabwa ubutabera, uburane, utahe cyangwa ufungwe, kuko n'umuryango wawe uve mu gihirahiro. Niko mbyumva. Dufite ibigo bifungirwamo by'akanya gato transit center 28, niba nawe mu karere kawe irimo mwebwe mukora mute? Ariko nanone gukumaza umuntu imyaka 2-3 muri buriya bucucike barahinamiranye, hari abavuga ngo bavayo bararwaye indwara ya konyakonya, guhinamirana nyine umuntu akavayo ingingo za kubera ubucucike. Icyambere ngo namakuru ni ukugenzura izo nzego, ribu, polisi, ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, abantu bakamenyeshwa ibyo baregwa bakajya kuburana, aho kugira ngo ibintu bibe byahisha urwego rw'ubutabera isura mbi. Abantu bajyanwa hariya ni bande? Habaye iki? Bagomba kumaraho igihe kingana iki? Hari umuntu warumbaje ngo kuri ukomeza uvuga transit center, ngo transit center ni iki? Transit center ni ibigo ngororamuco biri hirya no hino mu turere, ni ibigo bya leta bifasha mu gucumbikira no gufasha by'agateganyo abantu bafite imyitwarire idahwitse. Niko wavuga nk'abantu bana bo mu mihanda, abantu bayobye, abantu batannye, abantu baguye
bageze kuri za nyirantarengwa gutyo, ndetse n'abandi banyuranye. Hari kandi ibigo bigomba kubakurikirana hirya no hino mu turere mbere y'uko bashyikirizwa inkiko, cyangwa hari umuntu ufatiwe mu ikosa ritari ryo guhita ajyanwa kuri RIB na polisi no kuri kasho ngo ahita afungwa, naho ngaho bajyanwa muri ibyo bigo ngororamuco by'uturere, transit center. Transit center nini kugeza ubu ni iya Gikondo, yibanda ku gufasha no kwita ku bana n'urubyiruko rwakuwe mu buzima bugoye bwo mu mihanda, ndetse n'abandi bafite imyitwarire idahwitse. Hakaba Gashora na transit center z'utundi turere. Muri buri karere habamo transit center zifasha abantu mu buryo bw'agateganyo mbere y'uko bakurikiranwa n'inzego zibishinzwe cyangwa bagasubizwa mu miryango yabo. Hari aho nari nsomye ngo ukurikije icyo itegeko rivuga, ngo hashingiwe ku iteka rya minisitiri ryasohotse, umuntu uba muri transit centers ntakwiye kurenzamo amezi 2. Uyu Jean Claude Kwitonda uvugira NRS, ikigo cy'igororamuco, yari yavuze ko nta muntu ugomba kurenzamo amezi 3. Meya Mbonye Umuvunyira Jabu wa Rwamagana, wenda twibanzeho muri iki kiganiro, bavuga ko hari abantu bafungiye muri transit center zaho bamazemo amezi 9, 10, umwaka urenga. Nawe yari yavuze ko nta bantu barenzamo amezi 3, ariko ngo bishoboke ko itegeko, ngo iteka ryasohotse rya minisitiri ryasohotse ngo rivuga ko umuntu atagomba kurenzamo amezi 2, ariko se aba 9 mu mwaka gute? Abantu bajyanwa muri ibi bigo ahanini baba ari inzererezi, abazunguzayi, abishora mu busambanyi, abafashwe n'ibiyobyabwenge, abakekwaho ibyaha byoroheje n'imyitwarire ihungabanya umutekano w'abaturage. Hanyuma aho kugira umuntu amarayo umwaka byagenze gute? Byarenze amezi ibyo ari byose bari kuvuga 3, umuntu yakagombye gushyikirizwa inteko, yakagombye gushyikirizwa inkiko niba koko ari byo. Niba koko ari byo hari abantu barengeje amezi 3 muri transit centers. Ubundi bivuga ko aba bantu nubwo bajyanywe muri transit centers hari uburenganzira bwabo bw'ibanze bagomba guhabwa. Hadakwiye kubaho ubucucike kugeza ubwo umuntu ahinamirana agahuma. Abajyanwamo bagomba gufatwa neza, bagahabwa ubujyanama n'ubundi bufasha butuma bagarura imyitwarire iboneye, bakavanwa mu bikorwa bibi. Icyakora usanga hari raporo n'ibibazo byagiye bigaragazwa n'inzego nka Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu ku bijyanye n'ubucucike no kurenza igihe cyagenwe mu bigo bimwe na bimwe, nibyo navugaga Marie Grace. Ubwo rero ikibazo cy'ubucucike na Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu igikigarukaho, iki kintu kirebweho. Reka nsoze nkubwira true story iri bugira akantu gusigira, niyo nsorezaho ntashyizeho comment, wenda wowe urambwira uko ubyumvise muri comment. Hari umume umwe wo mu majyaruguru bigeze gufunga, nakoreraga muri ibyo bice. Icyo yari azize ntabwo kigize, ntabwo bitureba. Yigeze gufungwa, bamukubita muri Pandagari, baramujyana kuri kasho bagiye kumufunga. Abwira abapolisi bari bamujyanye ati ndemeranya namwe ni mu mfunge. Baraseka. Ni umusaza wakundaga gutera ibintu bya buragati rwose, ngaya amaboko ni mu mfunge. Nanjye at this point ndabyemera, ni mu mfunge. Nanjye kuko nkwiye gufunga. Mwafanda amazi ati se kubera iki uri n'ubwa mbere tubonye umuntu tugiye gufunga avuga ati aho bigeze nanjye nkwiye gufungwa. Uzi ikintu cyatumaga avuga ko akwiye gufungwa? Yaravuze ati imyaka nayoboye aka karere, narangije manda, banyongera indi ndayirangiza. Iyi myaka nabaye muri aka karere, kuki ntatekereje kuri kasho na gereza ngo ntekereze kuri aba bantu ku buryo bwimbitse? Mbe nabashyiriramo imiyaga, cyangwa mbe nabagurira utumatora, cyangwa mbe nabagurira kambambiri, cyangwa mbe nabasura nkabazanira papier hygienique n'udusabune. Izo ni ingero wenda ntanze, izo details zose ntazo mfite ahari, gusa niko ndi kubyumva nganisha ku cyo ngamije kukubwira inshuti ya Big Grace TV wowe dukurikiye. Aravuga ati kumva ntarigize nshyira aba bantu muri mood at least yashoboka yisumbuye kuyo barimo, n'igihe cyose nayoboreye aha ni mu mfunga, ntacyo nakoze. Bajya bavanga umugabo mugaseka imbohe, ariko nangiye kukubwira ngo hari ibintu ukorera umuntu uzi ko we bitakugeraho.
ugafata umuntu ugahirikira hariya, mu mategeko ntiyemerewe kuharenza amezi 2 wowe ukamuhamaza umwaka. Kenisa ati ibi bintu ko bigiye kuzaba mu nyumvishirize, ukibagirwa ko isi nawe ishobora kukwikaragiraho. Ahantu uba uri kuboreza abantu nawe ejo ukaba wahaborerwa, wahashyirwa ukaba. Hari igihe ukora ibintu ukumva ni ibya bariya nyine, ariko ejo isi ikakwibirindurana nawe ukisanga hahandi. Iyi ni Big Grace TV, ndi Marie Grace Bagambake. Ciao.